Inkuru yacu uyu munsi tuyitangiriye mu kirori. Padiri hano yari arimo gusezeranya umusore ndetse n'umukobwa. Kumbe barakwereka muri icyo gipangu hari undi mukecuru wari uri kukinjiramo ku migozi. Bigaragara ko yari yabuze aho yinjirira agafata umwanzuro wo kurira. Umukecuru yakomeje aramanuka mu migozi, Padiri nawe niko asezeranya aba bombi. Ababwira ati rwose mugomba kuzabana ubuziraherezo. Umukecuru hano arangije arahamagara ati mukobwa wanjye. Abari hano bose barikanga, gusa umukecuru yari yambaye imyenda y'imfungwa. Abari hano bose bahise bikanga baravuga ati se kandi mukecuru uhanukiye ku migozi biti. Umukecuru arangije aravuga ati mukobwa wanjye ndakwinginze rwose ntukomeze kundakarira mwana wanjye, ndakwinginze ngusabye imbabazi, ntago ari njye wishe papa wawe n'ukuri. Numva ibintu umukecuru aje avuga. Umukobwa arangije aravuga ati mama gute watinyuka guro, uzi ko nta n'isoni ugira ugatinyuka ukaza no kunyicira ubukwe nyuma y'uko wishe papa wanjye nkakura ndi imfubyi. Ati se ubu ngubu nicyo kintu ubonye cyiza cyo gukorera umwana wawe kuza kunyicira ubukwe? Umukecuru ararira aravuga ati mwana wanjye ndakwinginze kuki wandakarira nyuma y'iki gihe cyose? Umusore arangije aravuga ati ariko se kutari warigeze umbwira ko ufite mama wawe, uyu ni mama wawe cyangwa? Umukobwa arangije aravuga ati ariko uyu ni mama wanjye wa kera, ariko ubu ngubu ntabwo azongera kwitwa mama wanjye habe na rimwe. Yabaye mama kuko yambyaye, ariko ibyo birahagije, sinkeneye kongera kumwumva yitwa mama wanjye. Umukecuru uri hano arangije aravuga ati mwana wanjye ndakwinginze mbabare. Umukobwa uri hano bigaragara ko yarakariye mama we, arangije abakubise urushyi umukecuru. Abari batashye ubukwe bose barumiwe. Umukobwa arangije aravuga ati mama ndakwinginze ntukanyicire ubuzima, ntugasubize inyuma buri ntambwe yose neye mu buzima bwanjye. Umusore arangije aravuga ati se none niba yarakubyaye gute watinyuka ukamukubita urushyi nk'uru kuko mama wawe wavuye mu nda ye koko? Umukobwa arangije aravuga ati birutwa nuko nakabaye naravutse aho kugira ngo ngire umubyeyi nk'uyu nguyu umbyara yarangiza akica papa wanjye nirebera n'amaso yanjye. Umukecuru nawe akomeza akanavuga ati mwana wanjye ndakwinginze. Umukecuru uri hano ari gusaba imbabazi umukobwa amubwira ati sinishe papa wawe. Umukobwa nawe akavuga ati mama ni wowe wishe papa. Mukurikira akantu ku kandi muraza gusobanukirwa. Mwibutsa gukanda subscribe wowe udukurikiye kugira ngo inkuru zacu zijye zigushyikaho buri munsi. Umukobwa yaravuze ati mama ndakwanga no mu buzima bwanjye, sinifuza no kuzongera kukubona, hita uva hano ugende. Padiri yarumiwe ndetse n'abari batashye ubukwe. Umusore byaramuyobera avuga ati se umukobwa akateye yarambwiye ko afite mama we. Umusore arangije aravuga ati humura njye kubanza mvugisha umukobwa wawe, ndaza kuza nkubwire uko bimeze mukecuru, kandi rwose ntugomba guhangayika. Umukecuru arangije aravuga ati mwana wanjye rwose ndakwinginze genda umunyingingire, sinigeze nica papa we pe. Ati uriya mukobwa yabifashe uko bitari, nageragezaga gutabara ubuzima bwe. Namwe mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Si umukecuru koko yaba yarishe se w'uriya mukobwa akaba yarishe umugabo we? Mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Umukecuru akomeje gusobanura umusore arangije aravuga ati humura naho ibyo byaba byarabaye ariko ndaza gukora uko nshoboye kose mbunge. Ngo abari batashye uko bari barimo kujujura inyuma, amagambo yabaye menshi namwe by'abantu murabizi. Umukecuru uri hano yasigaye arira disi ateye impuhwe avuga ati mana koko kuki wankora ibi bintu, kuki wanyambura umugabo wanjye n'umwana wanjye ukamunyambura? Mukurikire. Umukecuru yakomeje ararira. Umusore nawe disi ubwo yinjiye mu nzu yagiye kureba ko yakinginga ugiye kuba umugore we. Barakwereka wa mukobwa nawe bigaragara ko ababaye, yinjiye hano mu nzu ari kurira disi avuga ati kuki ibi bintu bihora bimbaho, kuki ubuzima bwanjye ari bwo wahisemo mana kugira ngo bwangirike koko? Umusore yarinjiye asanga umugore we arimo kurira. Araje aramuhamagara ati mukundwa kubera icyo urimo kurira? Ati se kubera icyo utatega mama amatwi ukamwumva? Umugore uri hano aranje aravuga ati ariko se ninde uri kuvuga ntega amatwi? Mama njye mama wanjye yiyice papa gutya mureba n'amaso yanjye, iyo sura nta nubwo izigera imva mu maso habe na rimwe. Rero mama nta kintu cye na kimwe ngomba kumva pe, niwe wamwishe ntashake no kubyihakana. Ubwo sinzi ibyo yabeshe, bamufunze imyaka mike baramufungura, none agarutse kuntesha umutwe ngo anyangirize ubuzima. Umusore aranje aravuga ati ariko nyamara mama we wamwumva, ahari wenda wasanga ari mukuri. Umukobwa aranje aravuga ati ariko ukuri uri kuvuga ni ukuri, ubu se nari ndi umwana cyane ku buryo nabashaga kubona ibijya mbere ngo mbimenye? Njyewe narabyiboneye n'amaso yanjye. Ngo barakwereka umukobwa n'umujinya mwinshi yahise afata telefone ntabe yahamagara polisi yongere itware mama we. Umusore aranje amwaka telefone ati nta n'isoni urashaka guhamagariza polisi mama wawe? Mama ukubyara urumva wamukora ibintu nk'ibyo? Umukobwa aranje azunguza umutwe aravuga ati rwose huya mama wanjye sinamubabarira ibyo wamusabiramo imbabazi byose pe, kandi sinzigera mubabarira mu buzima bwanjye.
ati bijya bimbera byiza kubaho niyumvisha yuko nta mama ngira, nibura bituma numva mfite amahoro kuruta nkaho natekereza ko mfite mama wanjye ariko wishe papa wanjye. Umve nawe umukobwa uri hano, ese biraza kurangira bite? Mukurikiye muraza gusobanukirwa. Umukobwa uri hano yarakomeje abwira umusore ati rero nta kintu na kimwe wambwira cyanyumvisha ibyo mama ari kuvuga pe. Umusore arangira avuga ati okay, ndakwinginze basi vayo ubanze umutega amatwi twumve ibyo avuga, ubundi turahita tumwirukana twikomereza ubukwe bwacu bitanatwicira n'ubukwe. Ati se basi nagushaka kubana nanjye, vayo padiri agiye kudusezeranya, vayo tugende tumuvugishe mama wawe atubwire story yose yuko byagenze, ubundi arahita ava hano agende rwose nta kibazo biri buze guteza. Umusore yarakomeje yinginga umukobwa ati mu by'ukuri ndakwinginze basi nyumva nk'umugabo wawe, uze wumvire mama wawe tumutega amatwi tumwumve, nyuma turi buze kumwirukana ave hano agende twikomereza ibirori byacu nk'aho atigeze anahashyika. Gusa umukobwa kubyiyumvisha uburyo agiye guhagararana na mama we akamwumva byaramugoye, aravuga ati okay, ngiye kubikora kuko ari umugabo wanjye nk'undi ubimbwiye, naho ubundi rwose sinakifuje guhagararana na mama wanjye ngo numve ibyo ambwira. Ubwo umukobwa yaremeye kubera sheri we. Umusore arangira amubwira ati nta kibazo sheri, ndakwinginze rwose reka tugende twumve mama wawe kuko niyaba ari kurira kuriya nta mpamvu n'imwe ihari. Ngo barakwereka umukecuru nawe aho yari yasigaye byari byamucanze agahinda kamurenze yabuze uko abigenza. Umusore arangira azana umukobwa ngo babe batega amatwi umukecuru bamwumve. Umukecuru nawe abonye umukobwa yagarutse atari kurira ndetse atanamurakariye cyane, gusa umukobwa yari yijijishije, umukecuru nibura yumvise aguwe neza. Gusa umukobwa aracyarakariye mama, warangira amubwira ati mama ngaho noneho tubeshye twumve ibyo ugiye kutubwira, umva ukuntu abwira mama we. Umukecuru ararangira avuga ati mukobwa wanjye rwose ndagira ngo nkubwire ko ibyo wanyetseho atari byo nyuma y'imyaka myinshi ishize pe. Umukobwa akomeza gutega amatwi mama we. Umukobwa arangira avuga ati mama ndakwinginze rwose komeza utubwire twumve ibyo uvuga witinda mu magambo. Umukecuru arangira avuga ati humura mwana wanjye ndibuze kukubwira akantu ku kandi uko byagenze pe. Ati ukiri umwana mutoya wiga muri primaire, ati ubwo nari netse baratangira kukwereka ukuntu ibintu byagenze. Ubwo uyu mukecuru yari akiri mutoya ndetse afite n'umugabo we akiri muto. Uyu mugabo niwe batubwira yishe. Umukecuru akiri muto yari afite umugabo we, gusa umugabo we yazaga yasinze buri munsi akamubaza ati se wa mugore we kuki ibyo kurya bitarashya? Umukecuru yari akiri muto agomeza abwira umugabo ati mugabo wanjye ndakwinginze jya ku meza ndaje nkuzanira ibyo kurya. Umukecuru yahise yarura ibyo kurya ko umugabo yari abimusabye, arangije agira vuba ngabe yabishyira umugabo we, ariko bigaragara ko uyu mukecuru we n'umugabo we batari babanye neza. Ubwo ningomeza kuvuga umukecuru ntibibakange kuko uriya mukecuru twabonye nyina w'uriya mukobwa ahangaha yari akiri muto. Ngo yari ari kumwe n'umugabo waho mu nzu, arangije amuzanira ibyo kurya atakira mugabo wanjye nkunda ibyo kurya nabizanye urye neza birashyushye. Mukurikira akantu ku kandi muraza gusobanukirwa. Ubwo umugabo yakomeje kureba umugore we nabi abakubise ibyo kurya mu kanwa muri ako kanya, kandi umugore yari amubwiye ko bishyushye biba biramutwitse. Umugabo arangije avuga ati ariko wa mugore we ugira ubwenge gute wifata ukanzanira ibiryo nk'ibi biri kotsa? Umugore arangije avuga ati mugabo wanjye rwose ndakwinginze mbabarira. Umugabo muri ako kanya yahise abimenaho atitaye nuko biri kotsa. Umugabo arangije avuga ati ariko ubundi ni hehe wabonye abagore nkawe bagaburira abagabo babo ibiryo bimeze nk'ibi? Ubu buzima bari kukwereka ni ubuzima uriya mukecuru mbere y'uko afungwa yari abanyemo n'umugabo we, ariko niba aratwereka ko ari agakobwa kakiri gato. Ubwo umugabo yaravuze ati ariko wa mugore we uri igisebo pe, uransebeje, sinakifuje kuba mfite umugore nkawe, ubundi sinzi ukuntu ngiye nawe twaje guhura ngo tubane. Umugore we disi yakomeza asaba imbabazi umugabo we avuga ati mugabo wanjye rwose ndakwinginze. Barakwereka umugabo yahise yiruka ku mugore aramuhondagura. Umugore yabyutse akina n'akana, aka kana ariko twari tubonye kagiye gukora ubukwe. Barakwereka mu gitondo dore ukuntu umugore bari bamugize, amatama yose bari bayahinduye ibisebe yo. Gusa umugabo w'imbere y'akana ke yakagaragarizaga ko ari umwana mwiza ndetse kagakunda cyane. Niyo mpamvu aka kana k'agakobwa kakuze kakarakarira mama wako ngo yishise. Kumbe barakwereka umugore hano babaga bamukubise umubiri we wose wuzuye inkovu nyinshi cyane. Akana ko kabaga gaseka kuko ni kabaga kazi byabaye. Umugabo arangije avuga ati se mwana wanjye ku ishuri byagenze bite? Akana nako gakomeza kabwira amakuru se ati ku ishuri rwose ibintu bimeze neza turiga nta kibazo. Umugabo arangije avuga ati ariko wa mugore we kuki umwana wacu utamushakiye utuntu twinshi wowe wamuha n'udukinisho tw'abana bakina nato? Ni ngombwa ngo wirwe ukina nawe? Umva ukuntu umugabo yabaga ari guteranya umwana ndetse na mama we. Umwana agiye kugenda umugore avuze ati reka njyane n'umwana wacu. Umugabo arangije avuga ati ariko wa mugore urajya hehe usura icyo koko?
Umugore arangije aramubwira ati mugabo mwiza, iyi niyo myenda mfite myiza, ariko nta kibazo rwose, reka njyane umwana ku ishuri, imyenda yanjye ntakitwaye. Bigaragara ko disi uyu mugabo atakundaga umugore we, ariko akana ke akagerageza kukereka ko agakunda nibura. Umugabo arangije avuga ati wa mugore we, uribeshya ugatinda mu nzira, njye nawe turi bubonane, gusa bimubwira mu marenga ku buryo akana katamenya ibyo ari byo. Ubwo umugabo yakomeje kwitegereza umugore we, yitegereza n'akana ke, ntumbaze ngo ari gutekereza ibiki. Barakwerekana ibwatinze bwarije, umugabo aza hano ari guhengereza, ntumbaze ngo arashaka iki, gusa mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Umugabo yaraje aza mu cyumba cy'umwana we, umwana we yari asinziye. Barakwereka umugore nawe yari yakomeje gucunga umugabo we. Rero ukuntu umugore baba bamugize ku matama nahe hose, ikigabo cyatangiye kuza kivuga ati mbega ese ubwo uyu mukobwa koko yaba ari uwanjye mwiza gutya? Nawe nyumvira abagabo b'iyi minsi, atangiye gutera imibare akana yibyariye. Yo, umugore yabuze uko abigenza, abonye umugabo agiye gufata umwana we ku ngufu, abona nta bundi buryo bwo gutabara, niko gukubita umuhini umugabo we mu mutwe. Kubw'impanuka umugabo we barapfuye, ariko umugore ntiyashakaga kwica umugabo we mu by'ukuri, yageragezaga nibura kuba yatabara umwana we. Umugore arangije aravuga ati rwose ibi ngibi sinari gutuma biba. Akana muri ako kanya kahise kikanga karabyuka. Mu gukanguka nibwo kabonye papa wako aryamye aho hasi, karangije karikanga karavuga ati ye. Ubwo umugore nawe yahise ashyira icyo gihini yari amaze gukubita umugabo we hasi. Akana karangije karavuga ati mama wishe papa. Umugore arangije aravuga ati mwana wanjye ntago ari uko bigenze. Ubwo ngubwo nibwo kari agakobwa kahise gatangira kwitwaramo inabi mama wako. Icyo uyu mukobwa atazi ni uko mama we yakubise se umuhini ari kumutabara, yari agiye kumufata ku ngufu. Akana karangije karavuga ati oya mama ntunkoreho rwose wishe papa. Barakwereka guhera ako kanya uyu mukobwa yahise atangira kwanga mama, avuga ati mama ntunkoreho. Ngo uyu mukecuru nibyo yaganiraga umukobwa we, arangije aravuga ati mukobwa wanjye ntago wigeze umenya ukuri rwose, wahise undakarira we, washatse ngo ngusobanure uko byagenze, ariko papa we yari agiye kugufata ku ngufu pe. Umukobwa arangije aravuga ati mama rwose ndumva newe isoni n'ukuntu maze igihe mwitwaraho imyaka 20 yose koko, biriya bakwerekaga ni ibyabaye nyuma y'imyaka 20 ishize. Umukecuru arangije aravuga ati mwana wanjye ntago wigeze umpa amahirwe yo kwisobanura, ndetse no kuri polisi ntago bigeze bampa amahirwe yo kwisobanura, byabaye ngombwa ko mbanza gufungwa kugira ngo saha izi ngizi nze abe aribwo mbigusobanurira, kandi umbabarire ko aho wakuriye ntari imari ngo nkwiteho. Yo, barakwereka disi uyu mukobwa yatangiye kwicuza ku buryo yitwaye kuri mama we, atangira kwicuza n'impamvu yose yarakariye mama we, ndetse uyu mukobwa ni nawe watanze mama we kuri polisi amushinja ko yamwiboneye yica papa we. Wicyo atarazi ntiyari azi ko mama we yamutabaraga igihe bari bagiye kumufata ku ngufu. Umusore uri hano arangije aravuga ati rwose ndumva newe agahinda n'ibyakubayeho, ariko umukobwa agomba kukubabarira pe. Umukecuru arangije aravuga ati mwana wanjye rwose ndakwinginze mbabarira. Umukobwa nawe aravuga ati mama ndumva rwose saha izi ngizi ndi mu rujijo, sinzi n'ibiri kumbaho, ubu ngubu mbuze n'icyo nakora pe. Umukecuru uri hano yaravuze ati mwana wanjye icyo wakora ni ukumbabarira gusa, naho ngewe rwose sinigeze nkurakarira mu buzima bwanjye bwose, nubwo wamfungishije nari nzi ko rwose nawe atari wowe, ahubwo byari uko utigeze umenya ukuri kose. Umukobwa arangije aravuga ati mama na n'ubu ngiye sindi kwiyumvisha ibintu biri kumbaho, ati ndumva nanjye ubwanjye niyizi pe. Umukobwa kwiyumvisha uburyo yafungishije mama wamurenganya igihe mama yari ari kumutabara, ndetse no kwiyumvisha uburyo yakomeje kurenganya mama y'imyaka yose n'ibyo yagiye mukurira, byaramurenze ahita asubira mu buriri abura n'icyo akora pe. Umukobwa barakwereka yagarutse hano mu cyumba arangije arifungirana, aravuga ati kweri kuki nabi ikigoryi kwera ubu iyi myaka 20 yose nkaba narafungishije mama wanjye, nkaba nirwaga mukubita inshyi, bati koko kuki nakoze ibintu nk'ibi. Umukobwa aravuga ati mwana koko kuki utamaye kumenya ukuri, ubu mama wanjye tuba tutarakuranye nibura sinkure mwitwaramo inabi ngo yishe papa kandi papa yari agiye kungirira nabi. Ati mu by'ukuri ibintu byose nakoze ndumva ndimo kubyicuza pe. Barakwereka umukobwa nawe yahise atangira kwibuka kiriya kana ukuntu yari abanyeho n'utundi twana tw'inshuti ze, akibuka ukuntu utundi twana twirwaga tumuserereza, ati wowe umeze nka mama wawe, papa wawe yiriwe amuhondagura, ndetse mama akakuzana hano ku ishuri yuzuye ibisebe umubiri wose. Ndetse uyu mukobwa yirwaga yisobanura ku tundi twana, ati ntimukabeshyire papa wanjye ntago ajya kubita mama, gusa utwana tuba twabibonye. Akana kari hano kakomeje kamubwira ati mama wawe rwose baba bamuhondaguye, yakuzanye hano aba yuzuye ibisebe. Ndetse umukobwa yari akiri muto ntiyabibonaga, atangira kwibuka koko ko ibintu byose uko byakurikiranaga, atangira kubona ko papa we yari umugome. Arangije aravuga ati mama kuki kweri n'ibyo wankoreye byose kuki ari inyiturano naguha koko.
ati kuki nakwituye kukugira nabi kandi wowe warakoraga uko ushoboye kose ngo nibura umwe ibyishimo papa atarigezamo. Umukobwa disi yarakomeje arigunga biramucanga aravuga ati gute nakoreye ibintu nk'ibi mama wambyaye akanyita akageza nubwo anyitangira agafungwa koko. Ati mu by'ukuri pe ndi ikigoryi sinakiyumvisha ko nijye wakoze ibi bintu. Gusa umukobwa yabonye ataguma hano mu cyumba arangije yahise akingura hano asubirayo ngo ajye gusaba imbabazi mama we ataragenda. Ngo barakwereka ku bw'amahirwe umukobwa yasanze umukecuru yicaye hano ndetse ari kumwe na wa mugabo we arimo kumuganiriza amuhumuriza amubwira ati humura umukobwa wawe namera neza rwose tuzazana tuze tukurebe. Kumenya byatinze umukobwa yahise agaruka arangije aramuhamagara ati mama. Umukobwa aravuga ati mama ndakwinginze rwose mbabarira pe. Umukecuru arangije aravuga ati mwana wanjye rwose ngiye nta mpamvu n'imwe nigeze ngira mu buzima bwanjye yatuma nkurakarira. Ibyo nakoze byose narebaga ko nibura naba umubyeyi mwiza kuri wowe naho ibindi byose ntabyo mba nitayeho pe. N'ubu ngubu ahubwo ndakwinginze mbabarira unyumve mbabarira wumve ko nigeze nica papa wawe nicyo cyonyine nkwisabiye. Umukobwa arangije aravuga ati mama nanjye ndakwinginze mbabarira kubw'amakosa nagushinjije iyi myaka yose pe. Ati mu by'ukuri ndi kwicuza ibyo nakoze ntiwakumva ukuntu umutima wanjye uremerewe. Ati ndakwinginze mu by'ukuri mbabarira mama. Ese koko wambabarira? Umukecuru bamusabye imbabazi disi ibyishimo biramurenga atangira kurira. Arangije aravuga ati mwana wanjye se nakiyumvisha uburyo ari we rwose uri kumbwira ayo magambo. Ati mu by'ukuri niba hari n'ikintu kinshimishije ni icyo ngicyo kuba numvise uri kumbwira ko nibura wamenye ukuri atari njye wishe so. Umukobwa arangije aravuga ati mama nanjye nibutse ibintu byose uko byagenze. Ati mu by'ukuri ndakwinginze mbabarira pe. Ati kandi sinajyaga mbyitaho nabonaga wazanye ibisebe nkagira ngo ni indwara warwaye sinajyaga nita ko ari papa wagukubise. Ati mu by'ukuri ndakwinginze kuba naragufatanyije na papa ubimbabarire pe. Umukecuru arangije aravuga ati mwana wanjye rwose nta mpamvu rwose yo kunsaba imbabazi ndakwinginze reka kurira nta mpamvu yo kunsaba imbabazi pe. Ati byabaye byose ndabyumva. Ngo barakwereka uyu mukecuru yakomeje kuganira n'umwana we umwana we amusaba imbabazi ndetse n'umukecuru amwemerera ko amubabariye. Ubwo umukobwa yarishimye arangije aravuga ati mama mu by'ukuri sinabona icyo mwitura. Umusore uri hano nibura nawe yarabonye ibintu byose bigiye mu buryo ndetse n'umugore we asubiranye yongeye kuba umuntu muzima. Umusore arangije aravuga ati noneho ubu ngubu mwiyunze kandi ibibazo byose byashize ubu ngubu mwakihanagura amarira tukajya gukomeza ubukwe noneho nkatwara umugeni wanjye ari mama w'umumaye. Umukobwa arangije aravuga ati mama mu by'ukuri sinzongera gutuma ujya kure yanjye pe. Ati nubwo ngiye kubana n'umugabo wanjye nawe ugomba kuzaguma hano nanjye ubuzima bwawe nkabureberera nyuma y'ibyo nagukoreye byose. Umukecuru arangije aravuga ati mwana wanjye icyo nishimiye ni uko nibura wamenye ukuri ibindi byose ntacyo bintwaye pe. Ngo bahise bakomeza ngo bajye kwikomereza ubukwe bwabo. Barakwereka umusore yahise ababwira ati mwinjire mu nzu hano twitegure ubundi dusubire mu bukwe rwose nta kibazo. Ngo barakwereka disi bagarutse mu bukwe na ba baturanyi babo umusore aza kubaganirira ibyabaye byose ndetse nabo bava mu rujijo rw'ibyari byabaye. Ubwo wa mugore ndetse n'umukobwa we basohotse bishimye ndetse na padiri byari byamucanze arangije aravuga ati si ibi bintu bibaye muri aka kanya gato gutya. Ubwo umusore yari yishimye abona umukobwa ndetse na mama we nabo bishimye. Ubwo ubukwe bwabo bwari bugiye gukomeza ndetse uyu mukobwa agakora ubukwe nibura ari mama w'umutanzi. Ni naha ngaha inkuru yacu isoreje. Mushimira kuba wadukurikiye ibuka gukanda subscribe kugira ngo izindi nkuru zijye zigushyikiraho ku gihe. Turabakunda cyane. Bye bye.